umurage yagiye atwereka ngira ngo kuri benshi naribwiraga na bucura bwacu Didi avuga twese tuzi ibyo yatwifurizaga uburyo bwiza bwo gukomeza umurage w'ambyeyi ku cyanjye giti kubindeba ye naro nabandi tubisangiye ntabwo ari ukujya duhora twibuka buri mwaka itariki yasinziriyeho cyangwa se kujya kureba ku gitura ahubwo umurage mwiza kugira ngo duperenize umurage yadusigiye ni ugukora bya bindi yakundaga gukora nibwo tuzaba turi kumwibuka neza kugira ngo duperenize umurage we buri munsi twebwe yaba cyane ndabwira cyane barumuna banje n'abashiki banje bari hano inyuma yanjye n'abandi mwese hano tuributswa gukomeza umurage we twiyemeza kuba beza kugira impuhwe no kugira imbaraga mu gihe duhanganye n'ibigeragezo by'ubuzima izi mbaraga mbyeyi twazimubonyeho igihe yararwaye ndamwibuka bari kujya mu Buhinde bwa mbere ahubwo wasangaga ari uri kubwira abantu mwihangana ari uri kutwihanganisha mu bihe bikomeye yarazi ijambo ryo kuvuga kandi akanabyitwaramo neza rero buri munsi twebwe turi aha ngaha tuributswa gukomeza uwo murage we twiyemeza kuba beza ndabisubiramo kugira impuhwe urukundo no kugira imbaraga mu gihe duhanganye n'ibigeragezo by'ubuzima ndasoza mvuga nti twizera tutashidikanya ko ku cyanjye giti n'abandi twizera neza yuko mbyeyi wacu asinziriye mbese nakanguka azatubona Imana ikomeze kudukomeza twese ngamije n'abandi twese turanga Imana ikomeze kudukomeza kuko mbyeyi asize gap igaragara rero Imana ikomeze kudukomeza murakoze cyane yakoze cyane Amani turacyakomeje n'ubuhamya reka dusabe witwa Eric Dushime nawe yigira imbere tugezeho ubuhamya murakoze ubuhamya bwanjye ndaza kugerageza kugira bugufi cyane kuko ngira amarangamutima menshi nabisengeraniye imbyeyi ko imbaraga yahoraga ambuza kurira ndagira ngo nze kugerageza uyu munsi sindire nubwo bigoye mbyeyi ni mubyara wanjye mama wanjye akurikira papa we ariko ntabwo yari mubyara wanjye ni mushiki wanjye abatuzi twarabanye Gisenyi twariganye muri Yelka amashuri yanjye nasoje kubera mbyeyi kuko nigaga nijoro ndetse mfite n'ibiraka ku manywa ariko na nijoro mfite akandi kazi ndara mu kazi mbyeyi rero iyo yigaga ku manywa kuko twigaga ibintu bimwe yigaga ha babiri yafataga note hakabaho naho asulinye mu kinyarwanda akandika ngo Eric hano icyo nashatse kuvuga niki so murumva ryashyaka urukundo murava bavugaga nibyo byose nta wicaye aha ngaha atazi urukundo rwa mbyeyi hari mu bintu byinshi namwigiyeho harimo no kubwira abantu ko ubakunda kandi buri mugoroba buri gitondo iyo mwavuganaga yaba kuri message yaba kuri telefone ntabwo nkorera hano i Kigali ariko igihe cyose mu burwayi bwe
twaravuganaga kuri telefone akampamagara nubwo byabaga bitoroshye, ariko igihe cyose yasozaga akubwiye ngo ndagukunda. Reka icyo kintu tukimwigireho. Ikindi ngira ngo Amana avuye hano yabivuze, ikintu nk'umuryango tubuze umuntu, ni gap ni ikintu kinini tubuze mu muryango, kuko yari mentor, yari umujyanama kuri twese, ndetse mbyeyi ikibazo cyawe yakigira gike kurusha wowe. Yatwibutsaga ibibazo byacu, akakubaza se cya kibazo cyawe byagenze bite, harya cyari cyakemuka, ukajya gusanga yahamagaye abandi bantu bagukemurira ikibazo kandi wowe wicaye. Mbyeyi rero ntabwo yari umuntu usanzwe. Nkuko nabivuze twarabanye cyane mbyeyi ku ishuri, ariko no mu buzima busanzwe yanyitaga amazina menshi, ngira ngo ngamije barabizi, ariko hari n'abantu ba madamu wanjye yarebaga muri chat zanjye, habaga harimo zanda gukunda, ku buryo ari umuntu ufuha, ngira ngo yaba ari ngamije yaba ari na madamu bari bufuhe, kuko yabaga ari amagambo y'urukundo. Hari icyifuzo ajyanye, mbyeyi yabaga avuye kuri kimo akampamagara ngo ninze mufate, ashaka kureba umwana wanjye. Igihe cyose yari arembye yamaga abwira ba Lili bande bose ngo mujye guhemba Eric. Ntabwo rwose kuri njyewe mbyeyi yarampembye. Murambabarira, reka mpinira ndumva isezerano nari namuhaye. Bisa n'ibinaniye, ariko ntabwo mu busanzwe nakundaga gusenga, ariko mu burwayi bwa mbyeyi nasabye Imana ngo nsenge, ngahora musengera, ngahora mu magambo 2 cyangwa 3. Murabizi abantu batamenyereye gusenga cyane, ntabwo bamenyereye gusenga cyane, ariko buri joro nabwiraga Imana ngo ifashe mbyeyi, kuko hama hari indirimbo najyaga numva yitwa niba ari ngo umutima ni Imana, ivuga ngo nta wayiringiye ngo imukoze isoni. Nizeye neza rero ko mbyeyi Imana yarayiringiye cyane, ntabwo yadukojeje isoni. Ndahamya ntashidikanya ko aho ari heza kurusha aha ngaha. Ntabwo nasoza ntabwiye abantu bari aha badutabaye ko buri umwe wese ndabizi ko mbyeyi yamugezeho, ariko yabaye yaraha yakagize ishema kuko yatabawe, yaduteranije twese. Bigaragara ko urukundo rwe rwarenze twebwe bavukana rukagera hose. Reka rero turusigasire kandi dukomeze gukomera nkuko yakomeye, nubwo bitoroshye, ariko ndabizi ko dufite Imana. Yatwigishije Imana, reka tuyigumeho dukomere nkuko yakomeye, kuko yarinze ataha adacitse intege n'umunsi n'umwe. Dukomeze kwihangana rero kandi mugire umugoroba mwiza. Arakoze cyane Eric. Ntibyoroshye, ariko icyo dukuramo twese nibyo twigiye kuri mbyeyi byiza kandi byinshi cyane. Turacyakomeje n'ubuhamya. Bari bambwiye yuko abakozi bakoranaga nawe nabo bari babonetse,
nabo bazaho imbere bakatugezaho ubuhamya. asabaga n'abari hanze hariya abakoze muri BPR na KSB mwese mwakigira hino gatoya. Amani ku muryango hariya niwe na bagenzi bawe bari hafi mwakihuta. Mwongeye kwirwa neza. Nitwa Edwin Bahizi, akoranye na Mbyeyi kuva muri KSB turimuka tujya muri BPR Bank. Nabano bagenzi banje bose twarakoranaga. Mbyeyi ndamuvuga mu buryo bubiri, mu buryo twakoranye nka team yose n'uburyo nge nawe twakoranye. Mbyeyi yari intwari, yatwigishije urukundo. Abantu bose twatangiranye, nge nageze Remera mu 2017 nsanga icyo gihe Mbyeyi ari muri maternity leave, ntabwo twari tuziranye cyane. Nsanga abakorege bapanze gahunda yo kujya kumusura, nanjye tujyana kuri uwo munsi. Ngezeyo Mbyeyi ambera mushiki wanjye, mubera musaza we, tunakorana ari umukorege. Yadushyizemo ikintu cy'umuntu. Nk'uko kwa kane aho twakorana nk'Iremera muri gitondo twarasengaga, ariko twasangaga ya printinze indirimbo buri wese yinjira amuha agapapuro ari buririmbeho, utazi no kuririmba abitwigisha. Turakorana mu buzima bwose bwa buri munsi, twasangiye kabisa nagahiye. Mbyeyi niyo asanga icyayi asigaye igikombe kimwe muragisangira. Rwo niwo mutima yari afite. Icyo kintu twese yasigishyizemo, kuba guhagarara ngaho tumuvuga hadahari ni ikintu gikomeye. Turakomeza ubuzima, tugeze mu 2020 bamwohereza ku yindi branch MTN. Nyuma y'ibyumweru bitenze 3 nanjye banyoherezayo, turajyanayo. Mbyeyi turakomezanya, adushyiramo ubumuntu, adushyiramo gukunda Imana, adushyiramo gukundana hagati yacu. Byarenze nuko na famille zacu yabaga zizi. Buri muntu wese wamugiraga imbere yumvaga yamufasha. Nkomeze ngere ku gihe cy'uburwayi bwo butangira. Byari kuwa gatanu, hari umukorege dukorana yari yejeje ibigori. Nk'abantu bakorana arabiteka aratuzanira. Nari nasohotse ngarutse, abandi bose babiriye. Ikigori cya Mbyeyi agicamo kabiri aransikira. Kuwa gatanu nanjye ndaza ndagifata ndakirya, turataha. Kuwa gatandatu yari umunsi wa fete y'abakozi. Bigeze nka saa 12 arampamagara, nkagira ngo nagiye kumbwira ngo natinze kuza munyihanganiye ko ndaza muri fete. Arambwira tiko namiriwe neza, wewe na amahoro. Ndamubwira nabwira mu ndange ngiye nabakiga nta kibazo kirimo. Arambwira ati ngewe naraye nabi, atubaze n'abagenzi bawe, bamwe ndababaza, bamwe ntabwo cyabaguye neza, abandi nta kibazo bagize. Uwo munsi naho urwaye bwatangiriye. Mbyeyi umunsi ku munsi agenda arwara, ariko arwara ari wa muntu
ufite umutima uri ku kazi. Umubyeyi yakundaga akazi mw'abantu, no mu gihe cy'uburwayi nta muntu wamuhamagaye w'umukiriya ngo areka kumwitaba, akajya abanyoherezaho. Ntabwo umubyeyi kutameze neza waretse kwakira amatelefone, ati ntago nakwe nabigenza, ngomba kubafasha. Arakomeza ari intwari, aturusha ubutwari twe turi mu kazi. Namuhamagara najya ati komera njye meze neza. Mbyeyi kugeza n'isaha umwaka maze nta muntu ugeze amusimbura mu kazi, kuko twari dufite icyizere cy'uko isaha n'isaha agomba kuza mu mwanya we. Na n'ubu amazina ye ku papuro aracyariho, bamusinyira fo. Nta muntu urakurerize ko icyizere twari tugifite, nawe ubwe Imana yamukorega mera gifite. Natinyaga no kuza kumureba ko n'inshuti yanjye akamubwira ati ndakuriye kibazo, ngiye ndi muzima, ngwino nimeze neza. Yigendeye ari intwari, ariko nk'abantu twakoranye yadusizemo ikintu cy'ubumuntu. Bano bantu bose banangaha twaguhereye Remera twari kumwe, ariko kugira ngo tugire ikintu cya solidarite no kubera mbyeyi yari imfura, atabarutse ari imfura. Wavuga yavuga iminsi icyumweru kigashira n'ukwezi ugashira. Icyo twabagunze papa nziza rwose, Imana igufashe ubutwari. Mbyeyi ubutwari bwe ahagiye ameze neza, ni intwari rwose. Yaradukomeje kugeza no ku munsi wa nyuma, yaradukomeje. Ntago byo kuvuga byinshi, icyo twabasengera mu kubasengera Imana ikafasha umuryango kugumana ubumwe nk'ubwo mbyeyi yadutoje. Twese yadutoje byarenze mu kazi, tujya muri famiye bose. Nk'ubu mwanya muri famiye yari mama mbyeyi yaramuzi, yakubazaga amakuru buri gitondo, umeze gute mu rugo. Baraho afite uwo mutima, n'umuntu wese wamugeraga imbere w'umukiriya n'uw'abakiriya nuza imaje ye nagera mu mutwe, kubera urukundo n'urugwiro yatugaragarije. Kandi natwe nk'abantu twakoranye nawe, ibyo yadusigiye, umutima mwiza yadusigiye, urukundo yadusigiye, natwe tuzarugumana. Murakoze cyane. Murakoze. Yakoranaga na mbyeyi nk'uko mwabyumvise, abatanga ubuhamya bose, abaciye aha bose baragaruka ku butwari bwa mbyeyi. Abo bakuranye, abavandimwe bose ni ukugaruka ku butwari bwa mbyeyi. Uri hano wese, twese hari icyo bidusigira gikomeye. Turacyakomeza n'ubuhamya, ariko kuko twabivuze kare, dufite na film documentaire tuza kureba mu kanya. Reka dusabe n'ubundi bari ku rutonde bagomba gutanga ubuhamya baze kuvunagura muri make, ariko navuga kugira ngo amasaha ataza kudusiga. Reka dusabe Bea mushiki wangamije, nawe azaha tugezeho ubuhamya. Murakoze.
ndavuze kuri mbyeyi ababaye ikigwari. Mbyeyi ni muramukazi wacu, gamije turavukana. Ari ibintu ubu uri kureba ukabona byarayobye bitari kuye kuza ahangaha. Mbyeyi yari umuntu udasanzwe. Abanyarwanda baravuga ngo wambaye ikirezi ntabwo amenya ko kera. Twari tubizi. Twari tubizi ko dufite umukazana mwiza. Mbyeyi ngewe mumenya, urumva ntabwo ndamuruta. Nari muzi yiga yelka, noneho akajya mbona, urumva nyine yarantinyaga akambyituka. Noneho akaza ameze kuri ubona umwana gusanganira uruhinja, noneho nkajya mvuga ngo kari agakobwa ko ari agashoshwe, buriya si bya bindi by'abakobwa bari gupendeza kubera kugira ngo nyine kugira tumukunde kuko ari fiance wa musaza wacu. Ngiye niko nibazaga, ariko abantu bose bakajya bambwira ngo ntago twari tuzi ko ibintu babiri bahura bameze kimwe, ngo bakajya bamumbwira abantu benshi bakamumbwira. Nyine birangira aje araza, nukuri nta nubwo ari gushashaza kuvuga mbyeyi, ibyo ndi kuvuga ni ibiri ku mutima wanjye, ko nta namashashaza ngira ngewe. Mbyeyi yari kuvuga mbyeyi mfite ibintu byinshi ariko sinzi ko ndi bivuge. Mbyeyi yari urukundo. Mbyeyi yanyubahaga. Kera naramubwiraga nduta umugabo wawe ndi nyoko bukwe. Kera akiza nyine akajya nyita mabukwe, nagiwe mu rugo akanyitaho. Abantu bose bari hano barabizi ko mbyeyi ntago turi gushashaza pe. Nta muntu utazi mbyeyi. Abantu ntazi bakamuhagarika uri berserk wa Claudine bakatangira bakamumbwira. Nukuri twari dufite umukazana mwiza pe. Mu burwayi bwe ngewe nananiwe kubyakira, ariko nkabona ukuntu akomeye, tukanasenga tukwizera ko hari Imana izakora. Ngewe yari nzavamo n'umwuka nkizera ko hari ikintu kiza, ko numvaga ni umuntu umwe nzi wakundwaga n'abantu hafi ya bose. Abantu bose basengera, abana bato, abantu bakuru, nkumva ko Imana itareka kumva iryo sengesho, ariko ubwo yakoze igikwiriye. Rero gukomera nyine ni ugukomera nyine, kuko nta kindi kintu umuntu yakora kitari ugukomera. Nta n'irindi jambo wabwira umuntu wahuye n'ishyano nka rino. Ibi bintu rero niba nyuma y'ejo sinzi uko bizagenda, ubwo nayo n'iyindi si yijimye, ariko Imana irahari. Ariko ikintu nishimiye cyane, dufite urwibutso rwa mbyeyi ibihe byose. Dufite abana be Diane, Gwiza. Naravuze ngo Mana uzambabarire abana ba mbyeyi, kubakunda ni inshingano, kuko niba ari ikintu cyanshimishije no kubona ngamije abyaye. Mama yarambwiraga ngo nta kintu kiza nk'umwisengeneza. Abantu banzi bose nashiragaho Diane nk'umwisengeneza wanjye original. Nkumva ndishimye, na barumuna banjye bakajya bavuga ngo nkunda abana bangamije kubarusha, kandi ntabwo ariko biri. Ubwo rero ni ugukomera nyine, nta bindi wabigenza ute, nta kundi wabigenza. Ariko agahinda nzagahorana, kubona Gwiza adafite nyina. Ba nyirakuru barahari, ariko nta muntu usa na nyina w'umuntu ntawe. Kuva yarwarabana na mama no baramukunda, Imana yari yarabiteguye, twebwe tutazi byari byo. Mama araza azi Kigali, ubwo nuko
tuzabarera Imana bazakura, n'abatagira ba nyirakuru ba nyirasenge barakura, ariko ako gahinda ko kugakira ntago byakunda. Kwinjira hano ukabura mbyeyi ntago ari ibintu byoroshye. Ndakomeza rero buri muntu wese nyine akomera uko ashoboye, ariko biragoye. Murakoze. Akoze Bea. Reka dusabe Lily. Dusabe Lily nawe aze aha. Mwiriwe. Mbere na mbere ndabashimiye mwese mwadutabaye, mwatabaye hafi cyane 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 ku buryo ntabona uko mbashimira. Imana yonyine izabaha umugisha, ariko izi ziba ari imbuto nyine mbyeyi yabibye turi gusaruraho. Mbere na mbere ndashimira mami. Mami ni mbyeyi, njye mwita mami ko yari mami wanjye. Mami yari intwari mw'abantu. Njye mvukana nawe cyane ku buryo mbizi kubarusha. Mami yari intwari ku buryo yashoboraga gukora ikintu wadashoboye kugira ngo abantu bari around bishime. Njye twarabanye buri munsi, abadusuraga kwa muganga mwese mwarambonaga. Naramurwaje, ndashima Imana ko yanshoboje nkamuba hafi, nkamuha urukundo rwose rwari rundimo. Mami yarakomeye guhera ku munsi wa mbere, yaranyizeraga cyane ku buryo yambwiraga iby'aba bose batabaga bazi. Yarambwiraga ati basanze bimeze gutya, ariko ni wowe na dadi mubizi. Wowe ndakuzi ko ukomeye, ndakuzi ko uri intwari, ndabizi ko ari wowe nabibwira, abandi bose ntabwo nababwira. Icyo cyizere yangiriraga nicyo cyatumye mbuye undi we muri aka kanya. Mu rugo ni njye muto, ni njye bucura, ariko icyizere mami yangiriye cyatumye nkumera kubarusha bose. Yaranyizeye pe, yaranyizeye ku buryo yavaga kwa muganga akampamagara akambwira ngo Lali, ngo nta cyahindutse, ngo ariko ngo mbikubwiye kuko nkwizeye, ngo ni wowe na dadi gusa mubizi, ngo abandi ubihorere, ngo dutegereze nyine igitangaza cy'Imana izakora, nabo bazabimenya. Aba bose tuvukana, ababyeyi bose babimenyaga ari uko nyine bigeze kuri, navuga kuri fayino nyine nta bundi buryo, ariko njyewe nabaga mbizi guhera ku munota wa mbere. Ndamushimira cyane ko yabaye mwiza,
abantu mami yari mwiza pe, kubona umuntu mwiza physically akaba mwiza n'imbere birarenze. Ubundi usanga umwe afite kimwe, usanga umuntu ari mwiza inyuma ariko imbere ugasanga there is something missing. Ariko mami yari mwiza mw'abantu cyane pe. Mami ni wa muntu umwuka washize kuwa mbere dimanche yarambwiye ngo Lali, hari umusista wacu ufite ubukwe mu kuwa mbere, yarambwiye ngo Lali, ngo fata telefone yanjye ngo twerere mukundwa. Ndamubwira mami ndabikora nta kibazo. Arambwira ngo bikore ngo kandi unyereke message kuko wabikoze. Ni umuntu utangaje pe, utangaje. Nimbabwira ngo tugize icyuho mu muryango mu byumbe, yahoraga ambwira Lali, ndi wowe mfite, ibutsa abandi mujye guhemba kuze, mujye guhemba Yerike yabonye konje, bwira abandi. Buri munsi nyine yamaga task, niyo mpamvu mbona ameze gutya nyine. yaranyizeye ku buryo byagezeho ndavuga icyizere yaramfitiye nta naho gihuriye n'icyo ngewe ndigiriraga pe, nta na kimwe. Ariko ibyo yanyerekaga nyine byatumye mbuye undi we muri aka kanya. Abenshi ndabizi murahangayitse, hari benshi bambwira ngo nshobora kuba naragize trauma, ariko meze neza. Nakomejwe n'umutima wa mami yari afite, niyo mpamvu meze gutya. Ndashimira mama Beya, ntago yari mabukwe w'ababyeyi, ahubwo yari mama. Mama akunda abana ku buryo nyine ngenda bibona bikandenga. Adukundira abana cyane, ndamushimira. Mama ni umuntu ureka gahunda zose mu buzima bwe akagumana n'abana, natwe tukumva dutuje kubera ko ari kumwe nabo. Ndamushimira, ndabashimira mwese mwatubaye hafi. Icyumba twabaga turwariyemo, abasekirite babaga batwivovotera ngo duhorana abantu benshi, ngo turabahamagara. Ariko nyine ni ukubana kwa mami, niyo mpamvu mwese mwazaga kudusura. Mwarakoze, Imana ibahe umugisha. Kubabwira nta bintu byinshi mfite nababwira, ariko turabakunda. Mwarakoze kutuba hafi. Njya nibuka ahantu yafataga treatment habaga harimo n'abandi barwayi, noneho babona ukuntu badusura cyane bakavuga ngo sha mwebwe gine ngo muracyari mu mwaka wa mbere, ngo twebwe baradusuye ngo bigeraho baratwibagirwa. Ariko kugera ku munota wa nyuma ntabwo twigeze tubura abantu nka 50 babaga bari hanze, benshi pe, benshi. Mwaradusapotinze financially, mu masengesho yanyu, abaduhangayikiraga bose ndabashimiye. Mubyumve ko mbashimiye, ndabashimiye pe. Ndakomeza Dadi, njyewe na Dadi twabaga duhari, njyewe na mama na Dadi. Dadi ni ngamije, impamvu mbita Dadi na mami wa mbere nk'ababyeyi, twarabanye cyane. So ni Dadi na mami. Dadi ndamushimira cyane. Nk'abantu mwe kugira umugabo ukurwaza kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma, atitotombye cyangwa ngo kwinube cyangwa ngo nyine ubone ko abikora kubera ko ari inshinga we yabikoraga, like she was his priority. Dadi ndagushimira, warakoze.
warakoze kukugira nyine byatumaga dukomera. Ubu burwayi bwari bukomeye ku buryo iyo tutagira abantu badufashe mu maboko ntabwo nzi ko byari kugenda. Ndabashimira mwese. Hari musaza wacu bita Patrick, ntabwo ahari. Hari message yampaye ngo nze kumutangira. Yanditse ngo umubyeyi yatubereye mushiki wacu mwiza, ugira urugwiro kandi uhorana ibyishimo. Yatwerekaga urukundo kandi urukundo nyarwo. Ku bwanjye ijambo yaherukaga kumbwira nuko yarankumbuye. Iryo jwi n'ubu ndaryumva muri njye rikanyibutsa urugwiro n'urukundo yagiraga. Nizeye ko igihe gikwiye nikigera abamukumbuye nabo byarabakumbuye tuzabonana. Ndabakomeza mwese mukomere. Ndabizi buri muntu wese hano afite agahinda mu mutima, kuko mbyeyi yari umuntu ufite umutima mugari. Yagukundaga buri wese ukumva nyine agukunda biri special, ukumva waba uri inshuti ye, twebwe abavandimwe be, ababyeyi, nyine ukumva aragukunze, like ukumva ni wowe uri hejuru y'abandi, kandi buri muntu wese akamukunda gutyo. Yadukundaga twese, yakundaga abantu pe. Sinjya nibagirwa isengesho yasenze. Ubundi iyo yabaga agiye kuryama naramusengeraga buri joro, kuko ntabwo navaga kwa muganga atararyama. Rimwe na rimwe nkanarara, yakundaga kumbwira, yabaga ababara yarambwiraga ngo ninze muryame inyuma. Iryo sengesho yasenze nk'abantu mwe, yavuze amazina menshi, abasabira imigisha myinshi. Yarabakundaga mwese, kandi namwe mwarakoze kutwereka urukundo. Umwanya wagiye, reka ndeke kurambirana, ariko mubyumve ko turabakunda. Muri task nsigaranye kubera mami, nakubwira abantu ko mbakunda nkibabona. Rero turabakunda, kandi mwarakoze kutuba hafi, mwarakoze kudufasha mu buryo bwose. Nkuko nabivuze, amasengesho, financially, urukundo, kudusura kwa muganga, kumara umwaka urwaye ariko ntubura abantu hanze ku muryango baza kugusura. Hari n'abamamagaraga bakambwira ngo nta kibazo, ngo nibatemera ko twinjira basi wowe turakubona. Umuntu akava kure kugira ngo abone umurwaza njyewe atari bubashe kubona mami. Ariko ibyo byanyeretse yuko urukundo watanze ntabwo uba wabibye mu mahwa. Urabiba kandi ugasarura. Izi ni imbuto twebwe turi gusarura mami yabibye. Turabakunda, Imana ibahe umugisha. Akoze cyane Lili, ubuhamya bukomeye atugejejeho. Uko twabivuze nawe yabivuze, ubutwari, inshingano yahawe na byeyi, ongeye ko akomeye, kandi nawe tumushimira ubwo butwari azabukomezanye. Tugiye kumva ubuhamya abiganye na byeyi kuri Saruhengeri. Nyuma yaho tuze kumva cyo gusaba korali El Shaddai, turirimbire mu ndirimbo ebyiri. Hanyuma hari ubundi buhamya bw'abantu batatu cyangwa babiri. Hanyuma dukurikirane ya filime documentaire. Dusabe abo abiganye na byeyi kuri Saruhengeri banyarutsa.
mwiriwe. Nasaba n'abari mu gipangu cyo hirya turi kumwe baza tukaba biragoye kugira ubundi buhamya umuntu yongera ku bwatambutse, nta gishya, ariko nanone biragoye kutagira icyo uvuga ku nshuti, ku muvandimwe nka mbyeyi. Ko turi hano tumaze imyaka 18 tuziranye na mbyeyi, twiganye muri troncome, ariko nk'uko mubibona ntabwo abantu bari hano aribo biganye na mbyeyi bose. Mbyeyi yari inshuti yacu, ni inshuti twungutse, ntabwo ari umuntu twamenye, yari inshuti nziza. Nka groupe yabagamo yaje guhinduka umuryango, twebwe twakozwemo kuko urukundo yatwerekaga, inshingano yari afite muri groupe, kwibutsa abantu. Ndibuka ko ari we muntu watwibutsaga guhemba ababyeyi babyaye. Ariko ikibabaje ni uko kubera abantu benshi bari bahari, liste nyini, we ntabwo twabashije kumuhemba. Ndibuka yaratubwiye ngo niba Frank abuze muze munyisurire nta kibazo. Turamubwira ngo reka dutegereze. Birangira Frank abuze na mbyeyi tutamuhembye. Wenda kubw'amahirwe twaje kumusura, ariko tutaje kumuhemba, tuje kumusura arwaye. Mbyeyi ari byinshi twamwigiyeho, urukundo, nk'uko murumuna we yabivuze. Mbyeyi hano nta muntu atabwiye ko akumukunda. Yagiraga gutya agaca mu gikari akakubwira ngo umeze neza sheri, umeze neza kuzino, umeze neza kuze. Njye nari nzi ko ari njyewe inshuti ya mbyeyi kurusha abandi bose muri groupe, ntabwo ariko byari biri. Mbyeyi yari afite umutima wavuga ngo wa zahabu, akagukunda urukundo rudafite ikindi kintu rushingiyeho. Kandi nk'uko murumuna we yabivuze, mbyeyi yarazirikanaga akakubwira ngo ndagukunda. Isomo rero nabwira abantu burungano nuko tugomba kubwira abantu dukunda ko tubakunda bagihari. Njye nagize ayo mahirwe yuko mbyeyi yambwiye ko ankunda kenshi, ndamusubiza nari ndamukunda. Yakunda kunyita ngo Iraki wacu, akambwira ngo ntuzakora ubukwe ntwite. Marerezima naramutindiye, ndamusaba imbabazi, ariko yakunda kubimbwira cyane, akambwira ngo ndagukunda, ndashaka kuzaza mu bukwe bwawe mberewe, ntuzakora ubukwe ntwite. Ariko cyo mwizeza, ntabwo natinze cyane, nari nzi ko nzamusura, gahunda yifuje nkayimubwiraho. Ariko ukuntu yabaho gakomeye, ntabwo yigeze aduha n'umwanya wo gutekereza kumusura nk'umuntu urembye. Iyo mubazaga amakuru ngo umeze ute kugira ngo umupange na gahunda yo kumusura, yakubwira ngo meze neza, nzakira, tuzabonana nta kibazo. Icyo twamwigiraho rero, irungano gisubiremo, tugaragarize bagenzi bacu ko tubakunda, dusurane. Yarabikundaga cyane, dusurane tugifite umwanya, dufite imbaraga. Ukunda umubwira ngo uramukunda, kuko nibyo byaranze mbyeyi mu buzima bwe bwose. Inbox z'abantu bose bari inshuti ze, ugiye wasanga handitse ngo ndagukunda, ndagukunda sheri, ndagukunda kuzine, ndagukunda kuze. Kandi akabibabwira nta yindi ritana ategereje inyuma. Ngamije rero, nk'uko twungutse mbyeyi, nawe twarakungutse,
tuzakomeza tube abavandimwe muri uru rugo, tuzakomeza dusura abana kandi tukakubwira ngo komera, kuko nta rindi jambo riri inyuma ya komera ntarihari, yaba rihari ni wowe wakaribwiwe ariko ntarihari. Urakoze kandi twese dukomere. Arakoze. Reka dusabe korale bihuse maze tugeze indirimbo ebyiri. Sorry gato, ari itangazo. Imodoka yafunze inzira ifite RAF 554 J cyangwa G, amusaba ko yatanga inzira. nanjye nuvaho ndi Yesu, vugana nanjye ndakwifuza, amagambo yawe araryohera, imvura nyinshi gumana nanjye ntundeke, gendana nanjye bana nanjye nuvaho ndi Yesu, vugana nanjye ndakwifuza, amagambo yawe araryohera, imvura nyinshi gumana nanjye ntundeke. Nakumvise mu biganiro bavuga ko ugira neza, ibyo wakoze mwami wanjye byaranyuze, uturisha imiraba mu bakeneye ubutabazi, intambara ziruhije urazihosha. Gendana nanjye bana nanjye nuvaho ndi Yesu, vugana nanjye ndakwifuza, amagambo yawe araryohera, imvura nyinshi gumana nanjye ntundeke. Umwijima umaze hose, inzira nazo ntizikigendwa, dore ibitero by'umugome birakaze,
unyobore aho ushaka nkurikire intambwe zawe umbere ubwugamo mukiza mwihishemo ndakwifuza buri munsi mu mirimo yanjye nkora umugisha mwami wanjye unyobore ngukurikire urwanirire ibirwanya usindire ibitsinda nari kumwe nawe mukiza sinashobora ndakwifuza buri munsi mu mirimo yanjye nkora umugisha mwami wanjye unyobore ngukurikire urwanirire ibirwanya utsindire ibitsinda nari kumwe nawe mukiza sinashobora gendana nanjye bana nanjye numva ndi Yesu vugana nanjye ndakwifuza amagambo yawe araryohera mvura nyinshi gumana nanjye ntundeke gendana nanjye bana nanjye numva ndi Yesu vugana nanjye ndakwifuza amagambo yawe araryohera mvura nyinshi gumana nanjye ntundeke korali irakoze kubw'umwanya muke twari twavuze ko baturirimbiye indirimbo ebyiri ariko bitewe n'umwanya ntabwo bikunze nibikunda bashobora kugaruka twashimiye cyane dusigaye kumva ubuhamya bw'abantu batatu ngiye kumva ubuhamya bwa Landry Pare nimba ari hafi yaza kugira ngo twihutishe tuze kureba na ya filime abari hafi mwiriwe turashimira Imana tubashishije kugira ngo muri uyu mugoroba nubwo tutishimye ariko tugira icyo tuvuga kubo twabanye nabo. Ndabona madamu adashaka kwigera bugufi kubera ko ni nawe wari ufite gahunda yo kugira ngo agire icyo avuga ariko nanjye sinabura icyo mvuga. Mbere ya byose ndabanza kwihanganisha inshuti yanjye ngamije, ndihanganisha ababyeyi, papa ngamije, mama ngamije, papa mbyeyi, mama mbyeyi, Imana ihumurize imitima yanyu kandi ibakomeze. Biragoye cyane kuva twamenyana n'umwe buri umwe muri uyu muryango, buri wese dufite uko twamenyanye, ariko dufite navuga imibanire y'umwihariko
bishingiye kuri Ngamije ndetse na Mbyeyi. Twifuje kugira ngo muri uyu mugoroba yenda kamvuge gatoya kugira ngo madama avuge kubera ari we wari ufite akanya nubwo banshyize kuri gahunda. Mu by'ukuri yaba Mbyeyi yaba Ngamije ntacyo ndi buvuge gitandukanye n'icy'abandi, bafite umwihariko w'ubuzima bwabo n'imibanire ku bantu, umwihariko udasanzwe. Mbana na Ngamije cyane muri byinshi ashobora no kubatekereza mbere y'uko yenda atekereza inzira yabicishamo. Dufata akanya ko kugira ngo tubashe kubiganiraho, tukagira uko tubitekereza, akabikora tuganiriye mbere y'uko abigeza ku wo yifuza. Ntabwo muri icyo gihe nk'umuntu mubana gutyo, ntabwo yigeze agaragaza igicucu mu maso cy'ubuzima bw'umukunzi we bw'umudamu we Mbyeyi, ntabwo yigeze abigaragaza na rimwe mu gihe cyose twari kumwe. Mbere y'uburwayi nanone akibimenya yuko atangiye kugira intege nke, yarabinganirije, ariko bisa naho twumva ari ibintu nk'uko benshi babivuze, ari ikibazo kigomba gukemuka mu minsi ya vuba. Ariko uko iminsi yagendaga twagendaga tubona bitagenda neza nk'uko abana b'abantu tubitekereza. Mu burwayi madamu yagiraga igihe cyo gusimburana na bamwe mu bamurwazaga, ariko niba nabyita umugisha, Ngamije ku cyumweru nibwo yampamagaye nimugoroba twari mu bukwe, arambwira ati ubwire madamu, yari yamubuze kuri telefone, ati ndashaka ko ejo nta muntu uzaba uhari, azaze ahirirwe. Muri ako kanya nabwiye madamu nanjye ntabwo twari kumwe, nshaka ko mubona, ndabimuteguza. Mu gitondo cyo kuwa mbere nibwo yiriwe yabyutse ajya kwa muganga mugezayo, ariko abaganga mu masaha ya mu gitondo Ngamije kubera yari yagiye mu kazi, bamusaba ko yahamagara Ngamije ko yaza kwa muganga. Mbere yo guhamagara Ngamije yarampamagaye, ndetse ko abaganga bamubwiye ngo mpamagare Ngamije, ndabigenza nte? Ndamubwira nti muhamagare umubwire ko ari ibyangombwa ushaka ko asinya. Arongera arampamagara arambwira ati ariko ndabona atameze neza, shaka ukuntu uza ye kugutanga aha ngaha kwa muganga. Ubwo hari ibimenyetso yari yatangiye kubona yuko umubiri wagize intege nkeya zitandukanye n'izari yari asanganwe. Ngira amahirwe biranshobokera ko mpagera. Muri uko gukomera mvuga, twahuriye na Ngamije muri parikingi, mbona ukuntu asubira inyuma, ati kanze ndebe uko nsubira inyuma, uwo parike yari imbere ari kunyobora. Mutekereze umuntu ushobora kuba bahamagaye mu bihe nk'ibyo ngibyo, agashaka kugira ngo anyereke uburyo ndi buhagarare. Mu by'ukuri gatoya saa 9:30 Mbyeyi yari amaze kuruhuka, ariko icyantangaje ni ukubana na Ngamije muri uko kanya, kubera ko kumugira uko mufata cyangwa byabaye nkaho nta kintu kimutunguye. Naramufashe gusa mujyana ahantu bari batwemereye sale hafi aho ngaho mu bitaro aho bakorera inama, ndamubwira ngo icara ntihongere guhaguruka aho ngaho. Hari utuntu twasabwaga kenshi n'ibyo kwa muganga, ariko hari ibyo baba bakeneye gutuma, ariko
bisa naho mutekereze icyo kintu kiba kibaye kugira ngo ubone ijambo rikomeza umuntu. Ntacyo namubwiraga, gusa komera, ihangane, ni gahunda y'Imana, ariko nkumva bitampagije, ariko we nkabona nsa naho nta n'icyo ndi kumubwira, ameze akomeye. Ntabwo ndi bwongere kubona kuvuga kanze mpa madamu icyo nabwira, komeza ubutwari ufite ngamije. Ntabwo nta n'umuntu ushobora kujya mu cyimbo cya mbyeyi uretse Imana isumba byose yagushoboje no muri ibi bihe byose. Ikomeze iture muri wowe, ikomeze ihumurize ababyeyi banyu. Murakoze. Murakoze. Imana imfashe mbashe kugira icyo mvuga muri uyu mwanya, nubwo byangora, ariko kutavuga kuri mbyeyi muri aka kanya ni uburwari. Mbyeyi ni murumuna wanjye, ariko yabaga ameze nka mukuru wanjye atararwara. Famiye yangamije na famiye yacu twarabanye cyane, by'umwihariko kubera ubucuti bw'umutware wanjye nangamije, ariko mbyeyi yabigiragamo uruhare cyane kurenza njyewe nangamije n'umutware wanjye. Igihe cyose yahoraga anyandikira ambwira ati ma grande sœur ndagukunda, abana baraho ndagukunda. Atangiye kurwara nabimenye ndi mu rugo, umutware wanjye arambwira ati njye arwaye kanseri. Narereze cyane, nanirwa kwihangana, arankomeza arambwira ati komera nta kibazo, ngamije arakomeye kandi afite ubutwari bukomeye, dusigaje kureba mbyeyi ko bimeze. Bwarakiye mu gitondo tuza hano, nari nzi ko ndi bugere hano, numvaga mfite ubwoba, mfite n'isoni, mfite n'ikimwaro, numva ntacyo ndi bubwire mbyeyi, numva ndashaka no kumureba mu maso, kuko numvaga ibibaye bitari bikwiye kuba kuri mbyeyi wacu. Nageze hano nsanga mbyeyi n'usanzwe, ni urukundo gusa, aratwakira aratubwira ma grande sœur nta kibazo, meze neza kandi nzakira. Ndavuga nti Imana, mbyeyi nari muziho urukundo, ariko hongeyeho n'ikindi kintu cy'ubutwari. Turangije turataha, bari budukomeza birarangira. Umunsi umwe ndi Faisal muri uru rugendo rw'uburwayi, muri iyi minsi ya nyuma, ntago yari ameze neza, ndangije anigwa kwihangana, ndarira, ntungurwa n'amagambo ya mbyeyi, arambwira ati ma grande sœur komera, ntabwo ngenda uwo gupfa, ariko n'Imana yabyemera ngapfa, ngewe mbyeyi ndi uw'Imana, ndabizi ntabwo nzapfa, ntabwo ndi uwa Satani. Ndavuga ariko Mana mbaye ikirwayi, aya magambo murumuna wanjye ntabwo yari akwiye kuyambwira ngo muririre imbere, ariko nyine ndikomeza. Byarakomeje, buri munsi uko namugeragaho ijambo yajyaga ambwira ati ndagukunda ma grande sœur, abana baraho, mukomere nzakira, kandi niyo ntakira ndi uw'Imana. Nagiranye ibihe byiza na mbyeyi, ndashima Imana ko namurwaje mu gihe gito, uko urukundo yanyerekaga n'abana banjye nanjye nabashije kumugeraho. Nakwihanganisha inshuti yacu ngamije, abavandimwe be, mama na papa by'umwihariko, n'umuryango we yashakiyemo bose. Tubuze urukundo rwacu, tugize icyuho mu muryango, twakwifuza kumera nka mbyeyi, twagaragaza urukundo nubwo bidashoboka, kuko mbyeyi ngewe namufataga nka marayika w'Imana. Birashoboka ko hari misiyo y'urukundo yari yaramuzanye hano ku isi, Imana ikabona ko ari ngombwa ko birangira agataha. Sinakomeza kuvuga byinshi, ariko Imana yabishatse nta kundi, usibye kuvuga ngo dukomere, nta kindi, mwese mukomere, naho mu gitondo cy'umuzuko mbyeyi wacu, urukundo rwacu nta kundi.
murakoze. Akoze muryango wa Landry. Hari imodoka RAH 322 B yafunze inzira amusaba ko yajya gutangira. Hanyuma hari indi modoka RAE 105 A yasize imodoka yaka yajya kwizimya uyu utaza kugira ikibazo cya bateri. Murakoze. Reka tuze mu mwanya kumva ubuhamya bw'umubyeyi, papa wa mbyeyi. Reka tumusabe awe yigire imbere. Murakoze. Muraho mwese. Ntabwo byoroshye ariko ndaza kwihangana. Kuvuga kuri mbyeyi ntabwo byoroshye. Reka nsabe abana baze. Abana banjye nibaze nta kibazo. Kanongere mbashimire muri uyu mwanya. Ndashimira Imana yampaye mbyeyi nangamije. Abatabizi ngamije nawe n'umuhungu wanjye. Atari ukuvuga ngo ni umukwe, ahubwo sekuru wangamije byara ngamije. Mama Bea, uriya Mama Bea ni mubyara wanjye. Se wa Bea, musaza wa mama. Mbyeyi rero ashakana na ngamije. Nabanje gukoresha ubushakashatsi, se hari barabana banjye nta mahano baba bagiye gukora. Sanga ari abuzukuru ba Rwamakambiza bose, numva nta kibazo. Arashyingiranwe muri 2017 ngira ngo na 16 barabanye ku Gisenyi. Ariko mbyeyi guhera mu buto bwe yatubereye umwana mwiza, kandi umubyeyi kuvuga umwana we nta nubwo biriya ntimubiha agaciro kanini, kuko ntabwo wahangara kuvuga umwana wawe nabi. Mbyeyi guhera muri primaire kugeza muri kaminuza yambereye umwana mwiza, ariko ntabwo yanyitaga dadi, yanyitaga se wa Yeme. Abenshi ntabwo baziyeme. Uyu Eme niwe mfura yanjye. Umutware we n'uyu yanyitaga se wa Eme. Akimara rero gufatwa n'uburwayi, mugenzi we bakorana yavuze ikigori, nanjye ndibuka icyo kigori ko yakimbwiye.
atangira aribwa agira iseseme, twaza kumusura hano ariko akatubwira ati muhumure nzakira. Baramuvuje uko bashobora kose. Ndashimira cyane umuryango wa Sebutozi umwana wanjye yashakiyemo, ntacyo yababuranye, kandi inshuti zambyeyi zose zamugezeho. Natwe twageraga ahangaha bye yarwaye tugasanga ari uri kwakira abashyitsi bikaturenga. Atangiye kujya rero mu Buhindi, yagiyeyo tariki 2 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ndibuka yajyanye na musaza we mutari kubona hano, ariko niwe wadukomezaga ati muhumure njyewe nzakira. Nyine tugakomera, bagira ngo abagabo twebwe nta turakomeye, ariko natwe intege z'inke zacu n'ikizanyumwe ababyeyi mwe. Nyine yatangiye gucika intege cyane, ariko nanjye nkamukomeza nawe bikanga. Ariko ndashimira mbyeyi ko adusaziye neza. Muri ubwo burwayi yaje agafata telefone ati se wayeme humura nzakira. Ariko bikagera igihe nyine yamubagaho, nanjye ngasigara mu rugo njyenyine, ariko nkamenya ko bene nyina bose bari ino n'abaramube bose, aba bose mubona utabino mu gihugu n'uyu Kanyana nawe murabizi ko ari umusirikare, ariko yagize igihe cyo kubana nawe. Ariko ndashimira Imana ko ageze igihe cyo gutabaruka, aba nabo bakaba baje kumushyinguraho. Ndashimira Imana ko yabidukoreye. Mu magambo make rero ngamije, ndi umubyeyi wawe utari w'imihana. Bariya abuzukuru banjye bajaga bambwira ngo ndi tate w'imutamira. Urumva Gwiza avuga ngo ni tate w'imutamira, kuvuga ngo no kumukamira, akavuga ngo itamira. Ariko akinkubita amaso mwabonye ko yantinye. Ariko ngamije n'umuryango wawe muhumure tubare inyuma. Riri bucura yakubwiye mukomere. Ko mubona twagize ibyago bikomeye. Umunsi umwe muri w'ambyeyi yapfushije umugabo ari ku cyumweru mu Museke saa 9:00 numva Andre yabivuze, twari turi hariya kuri Faisal. Mbyeyi wanjye nawe havamo umwuka. Murumva gupfusha abantu babiri umunsi umwe kubyakira ntabwo byoroshye, ariko turakomeye. Nongera kubashimira cyane bikomeye bucura bwanjye. Twaje kumusura uwo munsi ari buve mu mwuka, kubona umwana mutoya nk'uyu niwe wahombekaga amaso ya mukuru we. Yavuze ati sinenda kugwara trauma, ni intwari. Kandi nshimira abatubaye hafi na morgue, ntabwo byari byoroshye kuyibona. Abo twari turi kumwe tugeje CHK. Uyu Riri niwe worosoraga mukuru we kugira ngo yereke abantu mu maso
h'umubyeyi, njye mwita umubyeyi Claudine, nyine bavuga mubyeyi ariko ninjye bamwise umubyeyi. Ndashimira Imana ko atabarutse ari umubyeyi. Mu magambo make rero ndashimira abaje gutaramana natwe, kwemera kwihanganisha ngamije ko wari usanzwe uri umwana wanjye uzakomeza ube umwana wanjye, abuzukuru n'abanjye tukuri inyuma, tuva inda imwe n'amaraso amwe, kandi nkomeza kwihanganisha mama Aime na mama Bea na papa Bea, mwese mukomere, kandi abavandimwe bose bari aha ngaha Imana ibahe umugisha. Murakoze. Murakoze cyane. Nanjye numvise ntashaka kugenda ntavuze. Nshimye Imana cyane. Mbyeyi n'umwana wanjye wa gatatu. Yatubereye intwari mu muryango. Yatubereye umujenama. Satani burya ntabwo ajya kundi ibyiza. Buri gihe areba ibintu bibaye byiza agashaka kubikoma mu nkokora, ariko ararushwa n'ubusa. Mbyeyi nubwo agiye, mbyeyi yarambwiye ati mama ndagiye, ariko sindi wa Satani, ahubwo ndi uw'Imana. Njyewe ndi uw'Imana, ahubwo mama icyo ngusaba ni kimwe, ngusabye kugira ngo uzakomere, ukomere, ugire kwizera, dore ukunda gucika intege mama. Humura niyo napfa, njyewe nzi ko ndi uw'Imana. None rero icyo nshimira Imana ni inshuti za mbyeyi. Afite inshuti nyinshi. Bamwe barambwiye bati mama tuzagukunda, tuzakomeza kugukunda mu mwanya wa mbyeyi. None bavandimwe banje, uko muri aha ngaha mwese nukuri ndabashimye. Numvise ntashaka kugenda ntavuze, kandi nongera gushimira umuhungu wanje Ngamije. Nzamukunda kugeza iteka. Ngamije yagize ubutware. Ngamije yajaga nkomeza, bakabona ncika intege. Ibyagiye biba byose bajaga bampisha nubwo burwayi, kandi nabaga ndi kumwe nabo, ariko tibigeze bambwira ngo iyi ndwara ni iyi. Tujya kubimenya ubwa mbere papa Bea niwe batumye aza kutubwira mu rugo. Simbabesha naguye muri koma rwose. Kuva uwo munsi umunezero wanjye warakamye, numva sinzi ko mbaye ncika intege pe, ariko ndashimira Imana kuko mbyeyi yabashe kunkomeza. Ngamije muhungu wanje turi kumwe, ndabakunda n'abuzukuru banje. Mama Bea ndagukunda, uzakomeze urera abo bana, kandi abaje aha ngaha mwese mwanshuti mwe, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Murakoze ababyeyi, kandi shimiye uburyo bakomeye. Imana ikomeze bakomeze byoroshye. Mbere yuko tureba ya filime documentaire, kadusabe ubuhamya bwa nyuma tugiye kumva kuri umugoroba. Tuzakomeza ejo nkuko tuza kubagezaho gahunda uko iteye. Dusabe Ngamije nawe aze atugezeho ubuhamya. Afite byinshi, azi byinshi. Muraho mwese. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Hari indirimbo tumaze iminsi twumva hano ivuga ngo no mu byago Imana irakiranuka. Ubwo rero
icyo nababwira madamu mwese arababaje ndabizi ariko ntawe byagera ku rwego rwanjye. Abamubyaye bafite abandi bana, abo bavukana nabo bafite nyine bene nyina cyangwa se iki, ariko ngewe murabyumva. Ariko icyo navuga ni uko nticuza na gato kuba narahuye nawe. Twamenyanye 2011 irangira. Mu by'ukuri ubuzima bwanjye ntabwo nari narigeze nkundana n'abakobwa, bya bindi bita adolescence cyangwa se umuntu wese ubwira uko yumva yabaye umusore cyangwa agashaka inshuti. Abo twiganye barabizi, narinze nsoza kaminuza nta mukobwa dukundanye, ntangira n'akazi nta mukobwa twakundanye. Igihe kigeze bagenzi banjye bakanshira ku gitutu, zabaho gutyo gusa, ugomba nawe kugira ibyo byose uko wigenza, ukagira inshuti, byagenda neza nyine mukazabana. Bakamfasha, bakagira abo bambwira uyu nguyu byagenda gute. Ntekereza ko mbere ye bambwiye abantu bagera nko muri 6 ahari, ariko nkumva ntibiri kuvamo neza. Ariko ntago nshidikanya ko uburyo twahuye bwari ubushake bw'Imana, kuko nkimara kumwumva ntago nari muzi imbere, nitwize hamwe cyangwa duturane, ariko nkimara kumubwirwa namubaza umuntu umwe babiri, umva ukuntu bamuvuga, natangiye kumukunda ntaranamubona amaso ku maso. Igihe kiragera turahura, inzira zo kurambagiza mwese murazizi, nta n'ibyo narinzi cyane. Igihe kiragera nyine turakundana, twakunda abakobwa batinzamo gakeya kwemerera umusore. Igihe kiragera ndavuga ati rero sinzongera no kumwibutsa ngo anyemerere cyangwa bigende ute, kuko nizera Imana nimba ari ubushake bwayo bizaca mu nzira zayo nyine. Kandi koko niko byagenze. Igihe cyarageze nyine dukomezanya urugendo rw'urukundo kubera Imana. Rwa rugendo rw'imyaka nk'5 cyangwa 6, umva kumarana n'umuntu nabaga hano i Kigali cyangwa n'ahandi, ntabwo twabaga hamwe, waba Gisenyi yiga, ariko ntabwo nigeze mpangayika bya bindi abasore ngo ufite umukobwa murakundana cyangwa we ngo agire hari icyo yishisha kuri ngewe cyangwa iki. Biragera rero urugendo ruba rwiza, ibyo abakundana bakorera abandi byose yaranzirikanaga umunsi ku wundi. Igihe kiragera turabana nk'umugabo n'umugore, dukomezanya urugendo, twabanye neza, dufite ibintu bifatika cyangwa se ari bike, bya bindi basezeranya mu rusengero ngo mukize cyangwa mukennye. Igihe byabaga ari byiza, byabaga ari byiza nyine, ariko niyo byabaga ari bibiho gake, ntabwo yigeze yinuba ngo wumve hari complain afite. Imana rero iduha umugisha, turabyara, tubyara abana 2, umuhungu n'umukobwa. N'abana beza b'umugisha ndetse n'urwibutso rwiza yansigiye. Abantu babivuze cyane, ariko nimba yarahaga urukundo abo hirya murabyumva, twebwe nk'abana nawe ku munsi uko byari bimeze, ni ukuri urugo rwari ijuru rito.
ntago mbishidikanyaho kandi icyo navuga gikomeye nuko satani nta cyicaro afite muri uru rugo ibyaba byose imana ni imana rero ngiye ku rugendo rwe rw'uburwayi dogita yabivuze neza icyo navuga uburwayi bwe bwaje ntiteguye mu buhe buryo buteguye mu buryo bw'agakiza nari umukristo ariko wa rutine niko navuga niyo mpamvu yababwiye ko bambwiye inkuru y'uko arwaye mera nkaho ntakaje ubwenge namaze nk'iminota nk'itanu cyangwa 10 mfite ikizungera ariko Landry niyo twari kumwe ntago yashizemo umwuka ngo bibe gutyo kubera mu rugendo rwe wabaye umwanya mwiza wo kwegera Imana ari kuri njyewe ari no kuri we bijya gutangira batubwiye nyine ko yabanje kumara nk'ukwezi kose yivuza ariko bataramenya ibyo arwaye biza kugeraho nyine bamenya ko arwaye kanseri kandi batubwira ko iri ku rwego rwo hejuru stage 4 njye ntabwo nari mfite amakuru ahagije kuri kanseri hari numvaga ko hari na stage 5 cyangwa 6 ariko stage 4 niyo ya nyuma ubwo twakoze ibyo dushoboye byose turavuga reka tujye mu Buhinde twumva ko wenda hari ubuvuzi muri hejuru ye bwa hano Imana iduha amahirwe ubwo bushobozi turabubona tubifashijwemo n'umukoresha wanjye nashimira cyane Beneri n'abavandimwe tugezeyo hari igihe kubera kwikomeza wumva ko wenda nugera hariya bazakubwira ibitandukanye n'ibya hano hari n'uza akakubwira ati hari abajya mu Buhinde bagasanga hano barabeshye ugasanga uri muzima kuko icyo gihe ntabwo yabaga ari umuntu urababara cyane nta bimenyetso bifatika yagaragazaga bya kanseri icyo gihe tugeze rero bakoze ibyo bakora